Yaba ndagusuje kandi ngo ikaze wowe wakoze subscribe kuri Ngift 250. It's your time ni nako kanya kugira ngo ukore subscribe. Nawe utarayikora yikore kugira ngo ujye ubana natwe muri gahunda zacu za buri munsi. Yeah, good. Yandikisha mu muryango mugari w'abakunda Ngift 250. Nta kindi bigusaba no gukora subscribe byonyine ugakanda kunzogera kugira ngo notifications zijye zikugeraho uri uwa mbere kugira ngo ibikorwa byacu bikugereho mu ba mbere. Uyu munsi ndi kumwe nande Coolest my brother. Yeah man. Kumwe nande Cool man, Nyagahene. the one and only. Uyu ni umupapa mukuru nkuko mubizi uyu munsi twabonanye ngiye nkuko mubizi nk'ibisanzwe n'ubundi ngiye ni Moses Coolest mu kiro gatatu muri Afrika nk'ibisanzwe. Abandi kumwe n'umupapa mukuru w'umunyabigwa ariko muri kino gihugu. Umurejande. Legend. Usaba bimeze bite man? Muri filime nyarwanda. Turashima Imana ishobora byose kubera ko we ntabwo umeze neza. Meze neza man ntari bi. Ameze Nawe neza. umeze neza. Yeah, good. Nawe Everything is cool. Everything. Noneho rero harya ngo ni in and Ngift bakore bakore 250. Imana ishobora byose baba umugisha mwese. amubyumva akaba dusaba umugisha umurigent wacu. Uri hirya no hino Yes. ku isi yose. Yes. Imana iba umugisha kandi bamenye ko tubakunda cyane. Oh yeah, rwose. Yeah, good. imigisha. Ese Nyagaye ngereka manze ngubaza ikibazo kimwe ntaranakibagirwa. Ni izihe nzozi ufite? Wumva uzaba iki? Ngewe nk'inzozi ufite ni izihe? inzozi reka mba nze kubanza ndyame nze kurota. N'ubwa mbere uri burose se? Oya dreams. The dreams. Indoto cyo ushaka kuzaba cyo. Cyo uzaba cyo. Wewe nzaba umuntu ukomeye. Ngwiki Ufite imyaka inganya. Ngo buse n'inga. uziko umugabo ashobora no kugera mu myaka 800. Ako nibyo byakubwiye nibyo. C'est ça. Nibyo. Salomon muri Bibiliya handitse ngo umwami Salomon yubatse ingoro y'Imana ishobora byose imyaka 300 ngahe 300. None yari afite ingahe we? ari umusore ameze nkawe. Yangana n'uyu ibintu byose birashoboka ukiriho. Iyo umaze guhumeka ukumva hari icyo utakora. Nta kidashoboka. Mbaza ikindi cyane. Ahubwo Nyagaye ngereka nkwibariza. Dusubiye inyuma gato nkakujyana muri 2008 mu gishotinga zira filime zaranira kubaho. Ndashaka kuma ishusho. Reka ngukosore mu myaka. Twayikoze 2003. Haranira kubaho? Ni 2003. Nibwo uyu mutipe yari akivuka ahubwo. Ntago ndi umwana. Uyu ni w'ikenda n'icyenda na niba. Navutse muri 92. 92 gutyo. Ni umusaza. Ego yarafite yari mukuru. Nari mubeshyeye. 8. Noneho akaje gatatu tukuramo. Uravuga ngo haranira kubaho. Yego. Ese wavuze iya mbere. Iya mbere ubundi wakinnye muri. Ya mbere ubundi ni iyi. Ngiye nakinnye mu mafilime menshi. Hari iya mbere yitwaga nta umenya ubwirageze. Amenya ubwirageze. Ngo yari irimo bande. Kanuma regrete pe nuza Kanuma yitwaga Werabe Edouard. Muri umuntu wa Kanyoma. Uramuzi wo? Kanuma ndamuzi. Yakinnye muri Zirara zishya. Yakoze imipfo. Yapfuye muri za 2005. Kanuma yari umusirikare. Bantu rebe hari. Hari witwa Kanuma muri umuntu wa Kanyoma. Natwe Kanyoma yaravuga ati reka tugende twarakoranye. Iyo bayita ntawe umenya ubwirageze. Dukora Aranda kuba none arasena rimvuze se. Yes. Noneho haza n'izindi. Ese ntawe umenya ubwirageze yakozwe ryari? Koze haranira kuba mwayikoze 2003 bwenge ni nka 2001 cya 2. Ntawe umenya ubwirageze twayikoze mbere ya 2003. Muri za kareka 9 muri za 2. Kubera ko ngi nigaga Saint André Nyamirambo kuba padiri. Nubwo twayikini. Yari nuza fondation ya caisse sociale. Noneho ariho baduha ibiceri.
ari bo babashoramo umufuka nibo bashoramari noneho ubwo turakina murakina ariko rero reka mbanze mbabwire ikintu kimwe uyu munsi wa none hehe hari filime yitwa Ziraraziye sinzi niho wayivuze yari filime ya Danger kandi turi kuyivugurura oya ego mugiye kuyivugurura none ngo turimo kuyikora ahubwo twitega ibintu bya Danger vuba aha ngaha etonde abantu bazi filime nyarwanda babandi bose mwakunze ubwo turavuga wowe yewe Nyagahene tuzane Nzovu arimo Mukarujanga arimo Samusura arimo yaraje Samusura ntago yagize none ntago arahari turabizi harazamo n'akanyombya nyina wamboga ari hehe ntago nyina wamboga arimo Nyirankende Nyirakanyana ari none ibagiye Nyirankoko ari none ibagiye bamwita ngo ikira wa mama bamwitaga ngo iki umwe w'igituntu bajya banga icyo n'igituntu so Nyirakanyana arimo ese wa undi Nzovu yateretaga nyina wamboga nyine nyina wambogo Nzovu yateretaga wabunetesheje atuye batsinda mwiza cyane yakorana na Clapton uvuze ngo umukobwa yari mwiza yabaye mubi ni mwiza asigaye akorana na Clapton njya mubona muri post umva rero iyo filime nimara kuyibona mwebwe muzumira hano kuri ni gift 250 se ko tuzagufasha tuzayipromoting ibyo ngibyo hano ni mu rugo aho ngaho rwose nta kibazo natwe turahari iyo filime Ziraraziye ya indi ya mbere mwakunze ubu ninde ubiri inyuma ninde uri gushoramo ibiciro harimo umukire ngwiki ako ntago mwayikora mwenyine buri abakire babiri hoya wayanditse mbere ni nawe yikomeje yitwa Habyarimana Charles Imana imumugisha kabisa aba yongeye gutekereza kuri sinema inyuma gato waravuze ngo yize Saint André waba warayashoje na kaminuza konzi ko bari abantu mwakoranaga bose bari uneducated aho ngaho uneducated ongera usubiremo uneducated noneho rero niba uzi intebe nge nicaragaho gutya nkuko nicaye hano abantu banyuzeho n'abayobozi gusa kandi bakomeye abandi se ako Nyagahene ajyaho n'abatubwira tutunabamenye uko kiragiye n'iki yewe umva n'amaguru yanjye yombi nkubwiriza ukuri nabaga nicaye nkariye ako ukanambwira ati nge nari n'ikimene ukambwira ati nazaga muri batanu ba mbere bonyine Nyagahene ari kubeshya mu ishuri yego Nyagahene yararenze nazaga nko muri katwumve batatu ba mbere ngambwiramo nk'abantu bakomeye nka batatu bonyine ubuzima wavuze babiri bonyine nabwo nta kibazo ngenda okay Senateur Tito Rutaremara nyakubahwa intebe yicaragaho nanjye niyo nicaragamo bura muri promotion imwe oya yari mukuru gato n'imyaka 2 ariko intebe ngiye nicaragaho manitara gutya ndi kureba kuri tableau mwarimu akandika gutya ariko twagiye kwa kabiri wa kabiri Habyarimana Emmanuel BM yigeze kuba ministre w'ingabo hano iwacu hano mu Rwanda Habyarimana Emmanuel yicaraga hano intebe iri hanga umenya ko twe twarize ariko agakora hano harize kahise iki uri intellectual noneho hari witwa Simburage Monseigneur ariko nzovu ngo nyarumva ngo nayo yize UR ngo kaminuza inde Nzovu Yesu Kristo i Nairobi yego yarashoje ngo yize n'ubuganga ngo nzovu ngo yize ubuganga buri n'ubuganga nyine uzi ubuganga iki uramwibuka muri UR cyangwa namakuru ufite ko je nago muzi ne mwabanye yize ubuganga yego ko umuganga Nzovu fasha guri Nzovu ni umuganga Nzovu ni umuganga Nzovu yize ubuganga reka mbasobanurire umenye ibyo ari byo kuko twebwe ubuganga ni indwara y'inka ubwo no kuvuga ngo rero we yagiye kwiga uburwayi bw'inka yize ubuvuzi bw'amatungo muri rusange amatungo avuye
kandi amuzinga ubuganga mwana ejo bundi inyama zarahenze kubera ko bavuze ngo aho zituruka no kujya kuzibaga neza ariko mwitondere ko hari indwara y'ubuganga iyo niyo nzovu yize urabona ko nyagahene biramubabaje ntababara arababaye ese wabajwe n'iki nyagaye kuba yarize oya kwiga ubuganga oya nyagaye reka twigarukire kuri sinema yes nimongere kunsubiza mu buganga oya wapi rwose twabivuyemo ko mperuka mbona uri gukora na projet zirenze na Kiramani na Wakira koko Kiramani mwakoranye projet za danje nagiye nkubona umeze neza byaje kugenda gute kugira ngo contrat nimba mwarasinyanye contrat sinzi byayenze bike kugira ngo imikoranire yanyu mwembi igere ku musozo kuko nago ndi kukubona muri project ziwe sinzi watubwira uko byatangiye n'ukuntu byaje kurangira ukuntu byatangiye rero yego byatangiye kuri rimwe biracyari kuri rimwe uzajye muri Bibiliya hano banditse ngo Yesu ni Alpha na Omega Omega ntabwo irageraho intangiriro ni iherezo nta kira umugabo mwiza aya Wakira ni muzima cyane nge nandwana nimero ze nonanga ukamagara mukavuga aya Wakira ni muzima ni ukuvuga ngo we n'igihe cyose aravuga ngo nyagahene naza azakina nta kibazo ubona kuvuga ngo iwe ni karibu ariko mwana manzi mu mazina ubone nje wawe nakomanga anga kunkingurira ntago bishoboka muri jante ntago yakomanga cyane kumukira kandi natwe ni by'agaciro kuba turi kumwe nawe aka kanya kuko twakuze tubafana bro ejo cyangwa ejo bundi bizaba njye nta kintu kizanshimisha nko kubona zirara zishigaje turabiteze kabisa turabiteze rwose kandi ino mihanda abantu bazongera abakundire nk'uko babakunze kera si bisanzwe se cyane ko mu bantu bakunze Kanyombya Samusure Nyagahene nimba mwarayikiniye hano Mburabuturo hano Mburabuturo ku kibuga hano Mburabuturo mugahura ukamubwira ngo twageze hano hepfo mugera hano ngo mugurire kamwe ngakugurira kamwe kagasoma ubwira Samusure akakubwira ngo nta murwayi wanjye gikora ya boro narayikunda abayibuka noneho rero uzi ko akapati ka mbere twagafatiye hano ku kibuga hehe tujya Nyandungu la Police ni ukuvuga ngo mwe mwarorohewe mwana twaragoye ako hari script mwafatiye hano nyine Mburabuturo iyo ngiye nyine abajene twarakarebye turanaca mitamo ati hano yabere naho ni hano naho ngaho kujya gucuncumuka mu miyenzi ngo wikanze ikinyagahe ako kantu kagiye ku bwonko bw'abantu bose karatrendinze se kara mwacuncumukiye buriya kara Mburabuturo ku mashuri nyine arakibimiyenzi ndabyibuka hano ku mashuri Mburabuturo si wowe wize kuko ubutabyibuka neza ko wowe wize imiyenzi ntago ndi kubikurura mani erega man Rwanda tukiri batoya imbere ntitubeshyanye umva nyagahe wari ujye n'uyu kumubwira munsi harano ari imiyenzi wowe utazi akatari hano oya pana aho ngaho oya hari ahantu ari imiyenzi myiza ikase neza hari isuku ameze neza Shonze. ahubwo nyagahe dore kandi nshaka kukwibariza muri iriya filime yaharanira kubaho yari hiti buriya mwarayicuruje ku masede cyane mwarayicuruje cyane ku masede y'ibiki oya bariya ba Kanyombya ni ba Kanyombya niyo twajyaga duhura cyane mwahuriraga hehe twajya duhura mu ntara zigiye zitandukanye aho twajya duhura mu ntara muri gare za Nyabugogo buriya wowe ku giti cyawe muri kiriya gihe muri iriya myaka n'indi muntu wavugaga ati uno muntu turakinana ariko ni umuhanga nanjye mbona ari talented kabisa uno muntu uvuga utarakurenze kabisa n'ubu nguko uvuga ati uriya muntu yari afite impano kiriya gihe buriya yararenze uriya mwana yari muzima urashaka kumbaza uwo muntu uwo twakoranaga muri umukinnyi mwakinanaga ariko ukaba wiswa arenze akazi reka nze nkubwire izina rye ntabwo mvuze ibyo yandikaga cyangwa se uko umuntu performinga ibyo bamwandikiye script
hari umuntu witwa naza no kutubona harya cano ni sawa N-Gift 250 ya N-Gift 250 ya 250. 50 ya Imana imuhe umugisha yitwa Mugambira Marie Christine hari indi zina yakoreshaga Nyirakimonyo 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 yararenze. Nyirakimonyo ziko nagiye kumutereta akananira mwana ego atari bya filime gucyo ku ruhande oya muri filime Aze script sikwiba. ariko noneho niko ikaba byanditse yanditse ariko ikintu yankoreye ni cyiza arambwira ati nyagaye ubugiye gato Urumva ko arenze nyine waramwemeye. kandi ngiyemo Christine Mugambira Marie Christine ariko noneho hari abantu bajya bavuga ngo iyo muvuye muri background nyuma backstage ntabwo mujya muhora ariya ngo mugire icyo mukora ayo ni amakosa mabi Nta makosa badashoboka. uvuga ngo iyo uri kumwe n'umuntu nk'uko twicaranye gutya sibyo uri umuvandimwe nawe uri umuvandimwe nanjye muri sibo iyo uzanye amarangamutima mu kazi kahita gapfa Karapfa kabisa. bongo kweli Bikomezo kweli. uvuga ngo icyo gihe niba ari umukobwa cyangwa se niba ari umugabo uramwubaha kandi ukamukunda ngo nese wabaho utakunda umuntu oya ariko nanjye Nyirakimonyo rwose nanjye yarankumvira Okay, reka njye gukoresha challenge. yego Ngiye kukubwira abakinnyi batatu. Urambwira urenze. ngiye mvuze umwe Ni challenge. ubundi Tugiye gukina nka ibyiwe challenge. n'ibyiwe Ni nka challenge tugiye kwikinira. Wowe utubwiye umuntu wari urenze kuri we ni Nyirakimonyo. yego Kanyombya. Inzovu. Samusuri. Wowe urahitamo umwe utubwira uti kubera iki? Kanyombya Kubera iki? ya why Kanyombya ushobora kumuha script Yeah man. akagukorera agashya ibyo wanditse byose nta nubwo yasomamo We si ngombwa gusoma. kare. Acting kabisa. kandi akagutungura ukumirwa Ibintu wakeka. Kanyombya ni muzima Sinema nyarwanda iyi minsi urayikurikirana. Yeah. Okay. Nanone tugiye gukora nk'iyo challenge. Kiraman. Karabutani Kibonke. Papasa. Kila man Kubera iki? kila ni umuntu w'umugabo uzi ibyo akora icyo ni icya mbere icya kabiri ntabwo yakugeza kuri stage cyangwa se kuri plateau ngo ubure icyo uvuga kubera ko byose aba abifite mu mutwe we akubwiye ibyo ukora icya gatatu utekereza abantu bagera muri 40 bari muri stage itandukanye bamwe hariya abandi hariya sibyo akajya hariya akavuga ngo wowe urakora ibi n'ibi nawe umuntu nawe murakora ibi n'ibi uriya ni umuhanzi uteye ubwoba yeah. Okay, dukomeze noneho reka nkuzane mu comedy. So ukurikira comedy za hano se ugiye kumitira mu Nyakso Patino Sabi Nyakso why because Nyakso ariko wari uzi neza ko Nyakso yakoreye abantu benshi abahesha n'amajwi abahesha n'amasura kandi nta n'inyungu afite even Killer reka mbivuge nawe arabizi Killer yakoranye na Nyakso na n'uyu munsi ahamagaye Nyakso arambwira ati ndakubaha twarakoranye arayireka akajya kureba Nyakso atinya guhamya ko Nyakso ari wowe impamvu mvuze Nyakso gutyo rero Nyakso ni nubwo mwahura gutya ntago yakusaba amafaranga ahubwo barakwishyura ugaperforminga akantu gatoya bakora impano no Safi Max ntabwo uzi ko bakoranye na Filmax bakoranye igihe kinini yaka Filmax yaranabafashije cyane ahubwo njyewe reka nkubaza urabona ibintu by'ubu ngubu nyine byo muri kino gihe cy'imyaka tugezemo urabona ari ukuntu abantu bavuga ngo
mwebwe ngo murabona ngo muri kino gihe ngo ibintu biroroshye ngo twebwe ngo kandi kera ngo byabaga ngo bikomeye ngo ari ugwasoringa wowe nk'iyo uri kubona muvi zanyu mwakinaga kiriya gihe n'izubu ngubu n'izubu ngubu niyo hantu uvuga ati sha abo ubu ngubu mufite amahirwe menshi kabisa mutagakwiye gupfusha ubusa sibyo mugomba no guprofita ko twebwe kiriya gihe byabaga ari danje kabisa urumva niba sorry reka ngire ikintu mbivugaho niba muri 2003 wowe wari ufite imyaka nk'itanu cyangwa itandatu cyangwa 7 wari umwana muto icyo gihe tuba turi muri analog digital itaraza kugira ngo ufate kamera uyisetinge urakora gutya kandi ubwo bifashe mu mutwe ukabisubiramo kamera za kera singiziki kada wabibashiramo VHS igikasete gingana gutya kikubita gutya po vamongemo ego igihe ubu ngubu bahita babashyiramo mwese yes upfa kuba ufite wenda kamera imwe hano n'indi indiane mwese tufatira script at the same time n'ubundi noneho hari abantu barushye okay nanjye ntago ndi umusaza cyane reka mbabwira akantu gato urabona nk'iyo reka tureke filme reka tufate indirimbo orchestre impara cyangwa se les citadins cyangwa se wa Sebanani Andre yego yajyaga muri studio akapelikile akaririmba ari gusoma live muri studio aririmba akakona recording ibintu ari gusoma noneho bikamurushya agasubiramo bakata none bagenda basudira bashira kamera ari papier cola ne bari iki babihuza yes uyu munsi ngibyo uri kuvuga ni byavuba mbereho ikiyo wicaga dufate like usubiramo uririmbye ubisubiramo byose ubitangiye none ukawamara nk'amezi 3 muri studio ku ndirimbo imwe project araranga project araranga uyu munsi mwebwe uraswa recording igitero umva nkubwiye ikintu kimwe abantu badukurikiye Imana ibaho umugisha kandi ubuyobozi bwiza dufite niyo mpamvu ntabwo wakora gutyo dufite ubuyobozi bwiza ufite umutekano ufite amahoro ufite iki amafaranga makeya uyabyaza umusaruro nta muntu uza kukubaza ngo nta rwaserera noneho rero dushimire abantu badukurikiye abantu badukurikiye tubashimire kabisa Imana ibaho umugisha ariko ntabwo wagenda utagira inama urubyiruko rw'iki gihe banzu ugira icyo babwira uraza inama ruri muri uno mwuga wa filime arya noneho banzu umbwire N-Gift 250 Imana ibaho umugisha mudukurikire kandi mudukunde cyane urubyiruko sibyo social media akenshi ni urubyiruko gusa n'abapapa n'abamama ariko urubyiruko nibo benshi young generation nibo turi gukora cyane reka mbagire inama rero natwe turimo n'ubundi nawe urimo ndimo cyane ufite imyaka ingahe yageje gusa ni ngombwa nyagahe ibivuge vuba vuba ndi muri 20 Paul urubyiruko rutoya 20 above 23 21 above 20 urubyiruko iyo utagize 35 urakera urubyiruko cyane Imana ibaho umugisha sha fatana mu asante sana umubyeyi wawe ntabwo yakubyaye ngo azaregrete ikindi kandi n'abandi bameze nkamwe iyi nama ngiye kubagira n'imwe bakunde umuco culture umuco nyarwanda umuco nyafurika bakunde mugenzi wabo nk'uko bikunda yego kubera ko uzatera one step ahead utera indi second step uzasanga ibyiza wakoze imbere sibyo
swati bizi inyuma ariko zabisanga imbere. Imana ibahe umugisha rero murakoze cyane. Blessings byari by'agaciro kuba turi kumwe na Nyagahene, imigisha myinshi kandi wakoze kubana natwe. Wakoze kutublessinga kabisa, wakoze kutublessinga. Komeze mukore subscribe, we sign out kabisa, mudukurikire, mukore subscribe na share. Ikindi kandi murabizi ko twabageneye ikintu bita iki? challenge. Challenge. After interview, bakubita ikintu bita challenge. That good. Keep with us. Be back.